96 Live Radio isoko y'ubugingo irada ADPR mu Rwanda imaze kuba saa 11 mutugera kuri 3 n'amasegonda 17 endezera ko umerewe na guteza amatwi aho uri hatandukanye abatwumvira mu majyepfo abatwumvira mu majyaruguru abatwumvira kandi iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba abatwumvira no mu mujyi wa Kigali mumeze neza andezera ko ndabona umucyo kabisa ibintu byose ari byiza cyane abatwumvira kandi ku mirongo FM ariko kandi batwumvira ku bihugu tugiye duhana imbibi batwumvira muri Kongo batwumvira Uganda abatwumvira Tanzania batwumvira mu Burundi mumeze neza cyane asigaye nge nitwa Ndamukunda Patrick turabana kuza kugeza isa 5 z'ijoro dushimire Amini National Duduri Hema umaze kwa muri kumwe mu kanya gatambutse mwabanye kuva saa 5 kugeza amasaha saa 11 dushimire kandi na samwe n'abayizi mwazindukanye mukabana muri byinshi bitandukanye na Imabure mwabanye mu mikino mu saa 5 byose byari byiza cyane turabana rero kuko bitoze gutangira na Pastor Ndayizeye Emmanuel mu kiganiro Aumonerie garuke mu masegonda make muha ikaze bano bitwa koko kubigo kwaya ADPR Gatenga ese Yesu indirimbo yawe nshyashya ivuga ngo ese Yesu aramutse aje yakujyanayo ese waje Yesu garuke mu kanya gato mu masegonda make nakira Pastor Ndayizeye mu kiganiro Aumonerie ni umwanya w'ikiganiro ivugabutumwa mu bigo byihariye Aumonerie. Ikiganiro Aumonerie ni ikiganiro cy'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR mukigezwaho n'ishami ry'ivugabutumwa n'ubuzima bw'itorero. Ikiganiro Aumonerie ugikurikira kuri Live Radio 96 FM. Yes, mwabyumvishe n'ikiganiro Aumonerie nkuko bisanzwe aya masaha muhari natwe duhari mwiriwe neza Pastor. Iriwe Patrick yasashimwe. Yes, abwicyubahiro. Konje urayibona ute? Konje ndabona kabisa ameze neza. Nategereje imvura nako. Ubundi kuno munsi wajyabaga ati ko imvura igwa kabisa n'ibintu bimaze gufata. Ariko buriya ni burira cyane tutegereza. Tuze kureba ariko iraza kugwa buriya. Turebe ko ariko biza kugenda. Umugisha wa Bikira Mariya. Wa Bikira Mariya. Turawutegereje. Umubyeyi wa Yesu. Ya dusuje n'abandi baduteze amatwi bose. Akanda babyizera uko nguko umunsi mwiza. Bose bagire umunsi mwiza. Yego reka dusenga Imana tutagiye ikiganiro. Mwami Yesu turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana idutekereza ibyiza. Mwami turagushimiye kuko ukomeje kubana natwe no kuturinda. Wakoze Mwami ko udushoboshe kugera muri studio. Tugushimiye Mwami uyu mwanya tugiye kumara tuganira n'abaduteza amatwi ibyubaka ubugingo, ibyubaka umurimo wawe. Tugushimiye abatumirwa dufite muri studio, tugushimiye Mwami iyo bagiye kutuganiriza, tugushimiye ko abaduteza amatwi bari bugubwe neza kubw'icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yes, ubwo duheruka twaganiye kuri byinshi bitandukanye harimo kubijyanye n'urubyiruko cyane twatimo twibandaho ndetse n'ibindi byinshi ariko kandi dukunda gutangiza ingingo yo kuvuga ngo hari umutwumvishe ari ubwa mbere hari umukeneye kumenya Aumonerie n'iki kiganiro kigamije iki gikora gute wenda wabicamo mu mayange gatoya cyane tukinjira mu kiganiro cy'uyu munsi. Urakoze cyane urabizi ko nkunda ko umbaza iki kibazo buri gihe ko wenda sindakurikirana neza ibiganiro byatambutse ngo numva uburyo ngisubiza niba ngisubiza mu buryo bumwe ariko buri gihe iyo kimaje mba numva ari gishyashya. Yes. N'ibisubizo bishobora kuba bidakunda kuba bisa ariko bifite aho bihurira. Terwa n'ishuri rwagize uwo munsi. Ndabikunda uko naba bisanzwe bakizi kuko urumva umwaka n'amezi 4 kimaze urumva n'inshuro zirenga hafi 70 ingahe turabivuga buri munsi ariko ntekereza ko iyo bumvise tubisubiyemo barongera bakarushaho barabisevinga ntekereza ko ari kiza cyane bisobanukirwa ku buryo umunsi umwe tuzahamagara abakunzi b'ikiganiro noneho akaba ari bagikora cyangwa tukakora na kwize abantu bakasubiza tukabahemba bakaza akabisobanura ukamubaza
numva byanshimisha kumva abantu babisobanurira nk'uko mbisobanura cyangwa no cyangwa kudenza. rero tuzakora igiterane tukabakaza tukabaha ibihembo bagikurikira. Aumonerie rero ni urwego rw'itorero rya ADPR naho twahera. ADPR ni itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda, hanyuma riri mu mpande zose z'iki gihugu muri paruwase hafi ntago ari hafi nako ni 424 urumva ni nyinshi. Midugudu 3291 urumva ni byinshi nabyo urumva iri hose. Rero itorero rya ADPR urumva ko riri hose rigira gahunda yo gukurikirana abanyetorero bakurikiranirwa ku rusengero kuko hari gahunda z'amateraniro, hari gahunda z'amasengesho, hari za korali, ariko noneho hari abanyetorero bataba mu buzima bwa buri munsi ku itorero ku rusengero bari mu bigo byihariye. Abo nabo rero itorero ribatekerezaho niba ryita ku bari mu buzima busanzwe bwo ku rusengero. Hari n'abandi bataba mu buzima busanzwe bwo ku rusengero ahubwo baba mu bigo byihariye. Ntago zo twita ku bari mu buzima busanzwe we hano hanze ngo tureka bo mu bigo byihariye. Abo mu bigo byihariye nabo bitabwaho bagahabwa ibihabwa abandi banyetorero. Ibihabwa abandi banyetorero nta bindi ni ibyubaka ubugingo n'imitekerereze n'ibyubaka umubiri. Hanyuma abari mu bigo byihariye nabo tubajyanira iyo package cyangwa se iyo service, ibyo tubaha nabyo turabibashyira. Niba tubaha ijambo ry'Imana tukabaha ubitaho keya, ibyo nabyo rero tubijyanira abantu bari mu bigo byihariye. Ahubwo leta yibaza ibigo byihariye nibihe. Noneho abantu bari mu bigo byihariye ni abahe? Ni abanyeshuri, kuko abanyeshuri baba mu buzima bwihariye cyane aba muri za interna. Ntago ku cyumweru bateranira ku midugudu, bateranira ku bigo, nta bapastori bagira, nta badiyakoni, ntaki mu buryo nk'ubwo dusanzwe, ntibashyingira, abantu nk'abo nyine badakora ibintu bisanzwe bibera hanze. Ni abanyeshuri rero muri za segonderi na za kaminuza. Ariko noneho hakaba n'abandi bantu mu kigo cyihariye cyitwa gereza buriya nabo ba mu buzima bwihariye, nabo ntibashyingira, ntibakora nyine ibikorwa nk'ibyo tubona hanze, ariko nabo bahabwa izo serivisi zihabwa n'abandi. Rero hari n'abo mu bitaro. Abo mu bitaro nabo ni abanyetorero cyangwa se n'abandi bantu. Ku itorero ntabwo rivuga ubutumwa ku banyamuryango baryo gusa, ahubwo rivuga ubutumwa ku bantu bose ryifuza ko baba abanyamuryango mu muryango wa Kristo, ariko bakurikiranwa n'itorero rya ADPR. Hanyuma rero tukagera noneho n'abandi bakozi b'Imana baba mu gisirikare no mu gipolisi bifuza yuko itorero ryaba hafi. Uru rwego rero rukora ibyo ngibyo nirwo rwitwa Aumonerie. Yes, nekereza ko badukurikiye babyumvishe cyangwa babyibukijwe. Ndizera ko hanyuma mbajije ngo iki kiganiro noneho hari urwego dukora buri munsi kuva kwa mbere kugera ku cyumweru. Twe turuhuka tukaba buri munsi mugira. Ahubwo weekend no hari akazi kenshi. Weekend no hari akazi. Uko abanyeshuri wajya kubigisha mu minsi yo kwiga, ugenda muri weekend nyine baruhutse. Noneho mu minsi yo kwiga naho iminsi isanzwe naho tuba turimo turakora ibindi bikorwa bindi. Urumva rero twe dukora 28 7 kuri 7. Bamvuga 24 nuko iyo turyamye haraba bakangutse basengera. Ubwo rero iki kiganiro ibyo nibyo dukora mu buzima busanzwe bya Aumonerie. Iki kiganiro kigamije iki? Kigamije kugira ngo abantu bumve ibimvuze. Bimvuze nta handi babyumvira uretse ahangaha. Ni ukugira ngo bamenye icyo itorero rya ADPR ririmo rirakora mu gufasha ibyo bigo byihariye. Yes, kandi kinakangurira abantu baba badukurikiye kugira ngo nyine nabo aho bari baba bafatanya bikorwa buri rwego Aumonerie. Noneho kubera ko nyine abo bantu baba mu bigo byihariye ntabwo bazwi cyane, ntago bafite amahirwe yo kumenyekana cyane. Ubwo rero kandi bakora ibikorwa by'indashyikirwa. Rero iki kiganiro kigamije kugira ngo n'ibyo bikorwa bakora bimenyekane, bamenye yuko abanyeshuri bafite indirimbo baririmba, abanyeshuri hari ibikorwa sociale bakoze, abanyeshuri hari ibintu runaka bakoze. Ariko noneho hakaba n'ikindi gice cy'amatsinda noneho akora imirimo
nk'iyi yo gufasha abantu mu bigo byihariye cyangwa se yo gufasha abantu bari mu buzima bwihariye abakene. Aha niho twabonye wenda mu cyumweru gishize abisi kwa dufite groupe yitwa El Shaddai irimo irategura mituweli 100 zo guha abatishoboye bene nk'abo, kuko Aumonerie twavuze ko iva ku ijambo Aumonerie bivuga ituro ryo gufasha abatishoboye. Iyo twumvise n'abandi bantu bafite umutima wo gufasha abantu batishoboye, twumva bihura cyane na Aumonerie, tukabafasha kugira ngo ibyo bikorwa byabo bishyigikirwe. Ibikorwa byabo turabankuraje cyangwa se tubaha ubushobozi, tubatera ingabo, iryo jambo ndarikunze, tubatera ingabo mu bitugu kugira ngo umurimo mwiza bakora bawukore. Rero izo groupe nazo zisura abarwayi, zifasha abatishoboye, nazo tukwana nazo tukaziha urubuga hano mu kiganiro kugira ngo abanyarwanda bamenye ko zihari, bazishyigikire, bazigane, kugira ngo uyu murimo wo gufasha abatishoboye ntubu umurimo w'abantu bakeya, ahubwo umurimo usangiwe. Kandi ntago abantu bakora ikintu batacyumvise, ntago bakora ikintu badafite icyerekezo. Iyo tugize umugisha tukabona nka groupe ibikora, ituma babandi babyifuza batazi uburyo babikora babona icyerekezo, bakabona umuntu babaza bagisha inama. Iki kiganiro icyo kigamije rero. Yes, nakereza ko abakunzi b'ikiganiro bamaze no kuba benshi cyane, tugenda tubona feedback cyangwa bitubwira badutega amatwi. Nakereza ko babyibukijwe n'abandi bashyashya badukurikiye, nicyo tugamije no kugira ngo aho uri utwumvira aho ngaho nawe ushobora gukora itsinda ukakora imirimo. Twabonye ku ijambo Aumonerie kuri Aumone yagiye agarukaho. Pastor uyu munsi ufite abatumirwa cyangwa ariko nako ngo babyemera ko ari urubyiruko, batwibwire twumva amajwi yabo. Reka duhere ku begera indangururamajwi neza cyane. Njyewe nitwa Sengoma Jean Paul, nanjye ndi umwe mu bagize abakristo b'Itorero rya ADPR mu Rwanda. Sengoma Jean Paul, turakwishimiye, karibu. Murakoze cyane Pastor. Reka twakire n'undi mwumva amajwi yabo, muze kumbwira nimba ari urubyiruko atari urubyiruko. Murakoze cyane Pastor. Nitwa Frodouard Tuyishimire, nanjye ndi umwe mu bakristo ba ADPR mu Rwanda, ndi n'umudiyakoni. Okay. Amajwi yabo murumva ari abasaza, ari abantu bakiri bato. Okay, turabishimiye Frodouard ndetse na Jean Paul, muri abakristo b'Itorero rya ADPR. Murakoze. Hanyuma iki kiganiro ntago twakira abakristo bose b'Itorero rya ADPR, twakira abantu bafite umwihariko, kuko ni ikiganiro cy'ibigo byihariye cyangwa se cy'abantu bafite imyihariko. Mwe umwihariko wanyu n'uwuhe? Murakoze nanone. Tuboneraho no gusuhuza abanyarwanda, abakristo bizera bateze amatwi radio Life Radio. By'umwihariko uretse no kuba turi abadiyakoni muri itorero rya ADPR, turi abayobozi ba groupe y'ivugabutumwa n'abanyamasengesho. Groupe yitwa Eli Elohe, njyewe ndi perezida w'iyo groupe. Hanyuma mugenzi wanjye nawe ahagarariye urwego rw'abajyanama, ni perezida w'urwego rw'abajyanama b'iyo groupe. Murakoze. Groupe Eli Elohe, numva ko mufite umwihariko, ni groupe y'ivugabutumwa n'amasengesho. Aha, ibyo nabyo biracyagutse. Groupe y'ivugabutumwa n'amasengesho biracyagutse. Byumvikane ko hari amagroupe menshi kandi tutakira aha ngaha, kandi aho n'amasengesho ariko by'umwihariko. Kandi reka wenda Frodouard niyo mpamvu bazanye amwunganire. Ni uwuhe mwihariko? Murakoze cyane. Ngira ngo nk'uko perezida wa groupe abivuze, ni groupe y'ivugabutumwa n'amasengesho, ariko tugira n'ibindi bintu by'umwihariko. Tugira ibikorwa bitandukanye byo gufasha abakene n'abatishoboye, tugenda dukora hirya no hino mu gihugu mu turere dutandukanye. Ngira ngo ni kimwe mu byatumye tuza muri zitiya za Life Radio. Murakoze cyane. Uvuga ngo abantu bazifuza ko tubakira muri kino kiganiro, dutanga iryo tangazo Patrick. Umuntu uzaza muri kino kiganiro ni umuntu uzaba ufite aho ahurira no gufasha. Niba nta bikorwa bifatika byo gufasha, ari ugusenga udafite imirimo, uzaza aha ngaha tubwe Bibiliya ubwiriza. Ibyo nta kibazo, kuko nabyo turabyemera, tubifite n'ibiganiro by'ivugabutumwa. Ariko muri Aumonerie tuvuga ubutumwa bw'ijambo n'ibikorwa n'imirimo. None rero kriteriya cyangwa se ibikenerwa barabyujuje. Ni mpamvu twanabakiriye.
nta biterane turi buvuge ntaki, ahubwo turivugira aka kantu k'umwihariko wanyu ko gufasha abakene n'abatishoboye. Mubigeze rero perezida, mubikora gute? Uturimo kutwumva ashaka kureba ibintu babikora gute? Uhita utangira utubwire imvo n'amavuko, utubwire nuko mubikora naho mubigeze. Murakoze cyane. Reka tubonereho umwanya wo kuvuga nk'uko mwarimu bivuze amavu n'amavuko ya Groupe Eli Elohe. Twavuga ko ari groupe yavutse mu buryo budasanzwe, mu buryo bw'ikoranabuhanga. Groupe Eli Elohe twayitangije ku rubuga nkoranyambaga, ibi bita social media, WhatsApp. Hanyuma abari batuye mu gace nari ntuyemo, n'abo twiganye, abo twakoranye, abo twagiye dusengana hirya no hino, tubashyira kuri urwo rubuga, dutangiza groupe. Ariko mu by'ukuri nta ntumbero twari dufite. Burya rero umugambi w'Imana ni muremure cyane. Byaje kugeraho biba groupe, ndetse turarimita, ntibyaba bikibaye bimwe bya social media. Duhura bwa mbere, duhura ku musozi Kanyarira turasenga. Hanyuma hamwe rero pasiteri n'uburyo Imana ikora imirimo yayo, na cyane cyane iyo hari icyo yagambiriye cyagutse kurusha ibyo abantu batekereje, biza kuba groupe iririmite. Noneho ubu tugeze ku mubare w'abantu 60. Ni groupe irimo abavugabutumwa, abanyamasengesho, bakuru b'itorero, abari mu midugudu, abahanzi n'abandi bantu batandukanye. Hanyuma twagiye tunyura ahantu hatandukanye muri iki gihugu. Twatanga zimwe mu ngero: Huye mu Matyazo, Karubanda ni mu karere ka Muhanga, tujya Byumba hitwa mu Miyove, tujya muri Nyaruguru, tujya hano hirya mu mujyi wa Kigali Bweramvura, ni Rukara muri kaminuza twagiyeyo n'ahandi henshi. Ibikorwa dukora rero, nubwo cyane cyane duhamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza, ni mu ijambo ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 19, rivuga ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Twaje gusanga kidahagije. Turavuga ngo Yesu Kristo ubwo yagendaga mu isi yabwirizaga abantu ubutumwa bwiza bakihana, yego, ariko agakora n'ibitangaza, akabafasha akabafasha, kanabagaburira, yewe akabagaburira amafi, imigati, ibintu nk'ibyo. So muri ibyo bikorwa dukora, iyo dufite igiterane, ntago tujya dutangwa no kugira igikorwa runaka dukora, cyane cyane gufasha abatishoboye, abarwayi. Twagiye tubasura mu bigo nderabuzima nk'ikigo nderabuzima cya Nyacyonga, icya Rutongo, gutanga mituweli de sante Muhanga twarazitanze, no kuri iyi nshuro rero nicyo gikorwa tugezeho. Iyi nshuro nicyo gikorwa mugezeho. Mwageze ahantu kure rwose, kandi nkaryo mwatangiye ryari? Iyi WhatsApp group yagiyeho ryari? Tumaze imyaka 3 n'amezi 4. Twatangiye ku itariki 20 z'ukwa 4 2016. Maze imyaka 3 mushinze WhatsApp group yitwa Eli Elohe, irangije ba groupe. Ubu byabaye amateka, ntaho bihuriye n'ubutumwa bukomeye cyane. Nuvuga ngo abantu bose bafite WhatsApp mushobora kuvanamo ikintu gishobora guhindura ubuzima bw'abandi. Yego, batwumvise. Kandi ubu kuri kino gihe nta muntu utagira WhatsApp group. Ego nabwo n'ubutumwa rwose ni ibintu byiza twabigiraho. Niba muhura ni biba ibintu byo kuvuga gusa, byo gucatinga, mukavuga ati ariko ko ducatinga ubu ni hari abantu twaha mitiweli, ni hari abantu twaremera. Ni ibintu byiza cyane. Kuri ino shuro rero Frodouare murimo murategura iki? Murakoze pasiteri. Kuri iyi nshuro ubundi tugira duhura nibura rimwe mu mezi 2. Buri mezi 2 turahura tukagira ikintu dukora gifatika mu bushobozi bwacu bukeya, tukegerana, ariko tukaba tunafunguye umuryango ku bandi bashaka kwifatanya natwe gukora icyo gikorwa. Kuri iyi nshuro rero turateganya kuzatangira abantu mitiweli. Mu by'ukuri logique iri inyuma nuko tuba tudatangiye ya mazina cyangwa ya miryango twahisemo, ahubwo tuba dusa nk'abateye inkunga mitiweli muri rusange, uko bari bashobora kutarwara ariko ya mafaranga twatanze akavuza abandi barwaye. Nuvuga ngo ntago tuba tuyatangiye wa wundi
as individual, ahubwo tuba duteye inkunga iri ya RSSB. Ni ukuvuga ngo rero turateganya ngira ngo ubu aho tugeze, wenda perezida ubikurikirana buri munsi araza kumfasha tumenye umubare w'imiryango tuzatangira, ariko turateganya kuzajya ku mudugudu wa Ngiryi muri paruwasi ya Jabana ku itariki 24, hanyuma tugira abantu z'uku kwezi twabivuganye n'ubuyobozi bwa paruwasi, ubuyobozi bw'umudugudu, inzego bwite za leta zirabizi, hanyuma tuzagende nitumara gutanga izo mituweli tubonereho tunavuga ubutumwa noneho bwiza, abantu bihane bahindukire. Murakoze cyane. Buriya ubutumwa bufite ibikorwa ntago bwagenda gutyo gusa. Ariko Patrick, ubu iki kintu cya tusenza Imana nticyaba umuco. Yes, cyane. Aho abantu bakora ivugabutumwa iteka ryose karifite ibikorwa. Ariko ni naho tugeze, naho ivugabutumwa n'igo rigezweho. Usanga bari bakundi korari isohoka. Ubu nanjye muri paruwasi ari korari isohoka. Sikajya ngo mu ivugabutumwa. Ana bashyiraho amafaranga yo kugura uniforme, bagashyiraho amafaranga y'ingendo, gasaba buri muririmbyi ashobora gutanga 20, 25. Urumva nta kuntu bazajya batanga 20 ya uniforme n'urugendo bakarenzaho 2 cyangwa 3 bya mitiweli. Noneho niba korari ifite abantu 50, ubwo bakavuga ati nidusohoka tuzatanga na mituweli 50. Bakaririmba bakanafasha. Mbega bikaba nka nguko kwa Elohe bavuga ati twebwe turabavugabutumwa. Rero kwa ririmo amavuta. Turabavugabutumwa pe. Dore groupe yakigizwe n'abapastori n'abaririmbyi ariko nubwo tuzi kumwamaga wacha ivugabutumwa tuzabuvuga, ariko na RSSB twiterwa kugira ngo reka tubashimire kino igikorwa cyiza, ariko tugishimangire tugisabe n'abantu bafite ariko ubutumwa buri ababwatambutse bumvikanye. Niba ko hari ufite soti mu ino minsi mu bitekerezeho nabyo, wenda mu kwezi gutaha batangirane no kwa cyenda. Okay, abavugabutumwa se twebwe abavugabutumwa bo mwebwe icyo muzajya mukora ni muzamukoresha impano yo kuvuga. Abana twege natwe turayikoresheje, ariko hari ibintu byinshi bihindutse. Nta mafaranga dutanze. Niba ndimo mbwiza, niba uri murabwiza uvuga ati abatanze uheruka gutangira umuturanyi we mituweli navuge ngo amen, ubutanze umusanzu. Ubwo wowe waye hint. Ubwo rero Elohe rwose bakoze igikorwa cyiza, nabo gushimirwa cyane. Bazagesha abana ejo ndi kuri 24 bavuga ubutumwa ariko banakore ikorwa. Ariko wenda basa nabo bajyamo in deep badusobanuriye mugiye kuvuga ubutumwa hangande mwagiye aho hantu mwerekeje, mukagiye mvuze ngo muvuga ubutumwa mukafasha n'abantu, muduhe ishusho ngari mugezeyo, ese mukora igiterane hanze, ese mujya mu rugo rw'umuntu mukamuganiriza bwa butumwa ndavuga bwo kuvuga muvuga, nyuma mugatanga za nkunga, bikorwa gute? Mwavuga mufite korari, mwavuganye n'akarere, mwavuganye n'umurenge, ese mu bikorwa gute cyangwa mugenda mukagaragara? Tubwire Perezida turi kumwe wivunika. Urakoze cyane. Tuvuge ko wenda intego y'iki giterane tuba rero duheraho kugira ngo bite binumvikana uburyo dusanzwe dukora. Dufite intego mu ijambo riboneka muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 27, ravuga ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Amen. Hanyuma rero dufite intego ebyiri. Ni intego imwe ariko ikubiyemo subtopics ebyiri. Kimwe ni ukwifatanya n'abababaye mu mibabaro yabo, byumvikane ko hari abantu barwara ntibabone uko bivuza. Ikindi no kwigisha abantu kutanduzwa n'iby'isi. Ntidushobora gutatira intego yo guhindura abantu bagakura mu buryo bw'umwuka bakareka ibyaha. Ariyo mpamvu uburyo igiterane dufatiye urugero kuri iki kugira ngo dusubize no muri rusange uko dusanzwe dukora, kizaba giteye kuwa 6 24 saa 3 za mu gitondo. Tuzatangira igiterane bisanzwe, hazaba ari inzego zitandukanye zatumiwe, ubuyobozi bwa paruwase ndetse na paruwase byegeranye y'Amasoro. Hatumiwe kandi paruwase yanatumiye
ubuyobozi bwite bwa leta ubwo no kuvuga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge nabo bafatanya mu buryo bwa hafi ingabo polisi n'abandi bantu abaturage abakristo bo hirya no hino bazaba bahari hanyuma intego ya mbere bizaba ari ukwigisha abantu kutanduzwa n'iby'isi umwigisha nicyo azagarukaho noneho mu masaha yigiye imbere undi nawe aze ku ntego yo kwifatanya n'ababaye mu mibabaro yabo hanyuma ubwo byumvikane ko ari abigisha babiri kandi bose bafite ijambo rimwe twita ngo rirambuye umwe ari mu ntego yo kwihanisha abantu undi ari mu ntego yo kwigisha kwifatanya n'abantu bababaye mu mibabaro yabo ari nawe uzatwinjiza mu mwanya wo gutanga izo mituweli de sante hagati aho nk'uko ibiterane bisanzwe bigenda tuba dufite abahanzi benshi bagenda baririmba twabwiye ko turi abadiyakoni itorero ryacu turatura tugashima imana tugahimbaza tugasenga igiterane kikagendeka neza abantu bakihana noneho wenda nkomeje ku cyumweru urumva ni groupe ifite abantu barenga 60 ku cyumweru duzahita tujya muri amaparuwasi ko ari 2 abantu babiri bafite umudugudu bari bugeho n'abahanzi duhita tugabana paruwasi nk'ebyiri Nyaruguru twagiyeyo dugabana paruwasi zigera muri 3 ni ukuvuga ngo kuwa gatandatu babwiriza bake n'abahanzi nabo bagakora abandi bagashima imana abandi bagasenga noneho ku cyumweru tugabana amaparuwasi atandukanye tukajya ahantu hirya no hino donc tumara iminsi 2 turi gukora muri ubwo buryo ibintu birandyoheye uvuga ngo ni inyoni imwe ni ibuye rimwe rikubita inyoni zirenze ngo muri paruwasi byaremo imidugudu ingahe tuzaba turi mu midugudu 12 ni uvuga ngo ni ibuye rimwe ryitwa Eli Elohe rikubise inyoni 12 icyarimwe urumva ni ubugenge bukomeye cyane ni ikintu cyiza kiracyo ni ikintu abantu babigira ariko wenda umuntu ahita yibaza perezida amwavuze muri kumwe n'abahanzi n'abahanzi wenda baba barimo 2 cyangwa 3 wenda muzamuri ku mazina yabo niba urakoze cyane tunaboneraho gutumira abantu bose bariho batwumva cyangwa n'utwumva kwa gatandatu abantu bitege umuhanzi uririmba akanacuranga atabona bakunze kwita wikomeje ku Mana Nowa twagiye dukorana ibiterane ahantu henshi hatandukanye ntitujye tumusiga kandi abantu baramukunda cyane ndetse muri iyi ntego yo kwihana ibyaha afite indirimbo zihanisha abantu ibyaha cyane abantu kandi bitege abandi bahanzi batandukanye tugira abahanzi benshi abitwa Munyemana Paul abitwa ba Sumta abitwa ba Mubaraka dufite abahanzi barenga 6 ahubwo ikitugora ni umwanya wo kubakoresha bazakora muri ya midugudu 12 kwa gatandatu cyangwa bakore mass choir kwa gatandatu bazakora ni nayo mpamvu igiterane kizahera saa 3 kigeza saa 10 bazakora aho hanyuma ku cyumweru bagabana imidugudu igiterane cyabo urumva rero ko gifite umwihariko udasanzwe abigisha babiri bavuga kuri topic ebyiri zitandukanye none se saa 3 muzagaburira abantu cyane gongnike kuko niba tubwiye abantu ngo bazazije abana saa 3 yego bakazanya saa 10 ni igiterane buryo cy'amasengesho n'ubwo maziyiriza murakoze cyane uretse ko abantu bakwiriye no kugaruka tugera mu itorero dugikizwa twasanze abantu biyiriza iminsi 3 iminsi 7 ariko n'ubu biracyaba ariko kuri uwo munsi igiterane kizarangira hanyuma abantu basabana ubwo ingingo yo gusabana yes nayo irimo ubwo kwa kugira ngo abantu bazaza byabihekana ibintu byo bizakora asigaye pastor nyemerera tuzo no kwakira kuri telefone na 2 cyangwa 3 bagira icyo batubwira ariko baturangira aho hantu baragaruka baturangira aho hantu ku murongo wa telefone nyuraho ugira icyo uvugana na Eli Elohe asigaye ni 0725 69 22 28 kwakoresha Tigo abakoresha MTN ni 0783 zivuze gahoro ubwo utasanga ifite rwose yahamagaye allo mwiriwe neza urinde uriyagana nitwa Silvia yego Silvia amakuru hanyuma yego abantu bakoze ibintu byinshi kandi byiza yego gitoya imyaka 3 rwose igihugu cyose wenda kukimara bakivugamo ubutumwa ntabwo rwose boroshye gusa Imana abantu basenga nyine baba bafite imbaraga z'umwuka
Imana ikomeze ibafashe. Urakoze cyane Sylvain. Bakoze n'abandi bantu benshi. Urakoze. Ariko ikibazo wenda twakira undi muntu tumwakira. Mujya mukenera inkunga z'abantu, abantu babatera inkunga cyangwa murihagije? Oya, ahubwo wabaza ngo bakira inkunga bate? Bakira inkunga bate? Ahubwo yes. Arakoze cyane Patrick kutubaza icyo kibazo cyiza, ndetse n'abadukurikiye ntekereza ko bariho bakibaza. Ubundi twebwe dutangira igikorwa tukagira ibyacu dukora dutangira, ariko tukaza kopeninga nyuma n'undi muntu wese ushaka kwifatanya natwe akaza akadutera inkunga ye. Ahubwo ubwo ndaza gusaba perezida ababwire n'uburyo twakiramo iyo nkunga bitewe n'ibikorwa turi bukore. Ndabashimira none murakoze. Mpere no ku cy'umuyobozi w'inama njyanama urwego rw'abajyanama rwa Groupe Eli Elohe yari yavuze ati tuvuge umubare wabo tuzaha mituwele de sante. Binyibukije ko uburyo twe dutegura nk'uko yari abivuze, tukavuga ngo tuzakora dufite amafaranga angana gutya, ariko iyo tuhageze kubera ko kiba ari igitande cyagutse, muri iryo jambo ry'Imana tubaza niba nta wundi muntu ushobora kudufasha muri ubwo buryo. Bityo ariko mubaza abahari gusa. Abahari turimo turibaza utwumva adahari. Ubu rero abantu babakunze bera ntimwabimenye. Yego, abantu bavuga ubutumwa bakanafasha rwose ni abantu beza. Ese umuntu yabafasha ati? Murakoze. Dufite ngira ngo hari nacyo twari twibagiye kukibabwira. Dufite website. Hanyuma iyo winjiye kuri website ubona website ni www.elohe.com. Iyo winjiye hamwe havuga ngo abo turi bo, about us, ubonamo amazina y'abagize komite nyobozi n'abagize urwego rw'ubujyanama. Hanyuma ukabonamo ushinzwe kwakira amafaranga kontabure, ukabona nimero ye, ukaba wamuvugisha cyangwa ukavugisha perezida wa groupe cyangwa ukavugisha perezida w'urwego rw'abajyanama. Ariko ibirenze ibyo twabatanga na nimero yacu wenda simbizi. Ubwo urumva rero nicyo nashaka kubwira, utuyoboye kuri website kandi wowe uri kuri radio. Yego. Abizi ko radio igera aho website itagera. Kuko hari n'abantu bumva radio ariko batazi n'iryo jambo website cyari cyo. Ubwo rero uduhe nimero zawe, uduhe nimero abaturebera nimero z'umucungamutungo, hanyuma abantu babatera inkunga. Asiga twakira abantu babiri kuri telefone bahari, bakwiza nimero navuze haruguru 07 25 69 22 28 07 ushobora kuvuga turakwakira nta kibazo, ariko bagenda batanga na za nimero n'ubundi ntacyo bitwaye. Turaba twakira n'aba bantu bagenda nabanza duhize perezida. Nimero zanjye ni 0783 0783 13 63 68. Naho nimero za kontabure yitwa Jeanne Posengoma. Nimero za kontabure 0788 29 23 79. Ngira ngo ahari yitwa Egide. Ngira ngo ahari n'umuyobozi w'urwego rw'abajyanama yabahize. Nawe naduhize. Murakoze cyane. Ni 0788 69 Aumonerie igikorwa bakora ni cyiza rwose, bakomereza. Uri Alice? Yego narise. Makuru Alice? Ni meza narakubuze. Narambuze kabisa nayibonye. Narakubuze. Alone se Eli Elohe. Bababwira iki? Tumva hano ari nta rezo. Yes, twakira uwanyuma. Allo. Yego. Florence Gitundu Murenge wa Giti. Yego Florence. Nuko abantu nibakomereza aho pe, kuko baravuga ubutumwa bwiza bugendana n'imirimo myiza. Bakomereza batubwire nimero yabo n'ubundi nimero bazitanze ariko nta kibazo turazisubiramo. Yes, allo. Oui. Yerewe. Yego, rinduri agana he? Nibimenye Imana Steven. Yego. Turi hano Kigali Kimironko. Yego. Yo groupe turayishimiye cyane.
uburyo ifasha abantu. Turabakunda cyane, bakomereza. Yes, urakoze cyane Stephen. Nimero zo ni nyinshi ndabona babahamagara. Nta kibazo ibyo byose twamubaza ni abantu 60 yavuze ijambo rikomeye ngo bashyizeho limite. Uvuga ngo ubu byararangiye ntabwo bazarenga 60. Icyo kintu nagisobanure tubyumve. Abivugeho anatanga anayobora abantu neza dugana ku musozo. Murakoze. Icyo nashaka kuvuga mvuga ko twashyizeho limite. Nashaka gusobanura ko bitakiri ibishingiye kuri rwa rubuga nkoranyambaga. Kumwe abantu bajoyininga binjiza abantu ko babonye, ahubwo ubu biyobowe n'umwuka wera. Muziki itorero ryacu rishingiye ku mwuka wera. No kuvuga ko kwinjira ni ibindi bisengerwa, gurupe ikicara igasenga, Imana ikabyemeza. Ahubwo hanyuma ntibikiri kukuba umuntu afite link ngo yinjire. Ni cyane navugaga ko ibyari urubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp byagize limite bigahagarara, ikaba groupe isanzwe y'ivugabutumwa nk'izindi zose. Ushaka kujyamo arabibabwira ariko ntimuhitamo mwemerera umwuka wera atarabyemeza. Yes, ubutumwa bwa nyuma tugana ku musozo ushobora gutangwa n'utuyobora n'abantu neza aho hantu, uvuge n'amasaha aho bizabera neza. Murakoze cyane Patrick, murakoze cyane Pasiteri. Ngira ngo mbanze gato nunganire na perezida kuri icyo cyo kwinjiza abantu. Dufite uburyo dukoramo tutavuze wenda, ubundi dukorera mu gihugu cyose. Uyu Jeanne patuye Nyamagabe, ngewe ntuye hano mu Gatsata. Dufite abamambure Gicumbi, dufite abamambure hano Muhanga, turi mu gihugu hose. Ariko dufite akantu keza twakoze ko kugira amazone. Urumva duterana rimwe mu mezi 2, ariko kugira ngo abanyamuryango bamenyane n'ibi bikorwa tubitegure neza, urumva duhura buri mezi 2. Byadusabye ko dukora amazone, kandi ayo mazone abantu bagahura bagasenga, bagahura bakegerana, bagapanga ibintu neza, tukazakora coordination, ariko abantu bagiye bahurira mu mazone. Ubwo dufite zone i Kigali ifite umuyobozi, dufite zone i Muhanga ifite umuyobozi, dufite zone Nyaruguru na Nyamagabe na Huye nayo ni zone imwe, dufite zone, dufite zone Gicumbi, ahantu hagiye hatandukanye tugiye dufite amazone. Ubwo abantu bifuza kutujoyininga cyangwa gufatanya natwe bahamagara zino nimero tukabayobora ku zone kugira ngo dusoze. Iza umuyobozi Neponi 078 31 36 nanone 8. Hanyuma iza Frodouane 078 abo nibo batumirwa twari dufite. Sinzi niba hari umuntu wasuhuza umwe cyangwa babiri hanyuma tugasoza. Ngira ngo ahari murakoze. Icyo nakibandaho no kongera kuvuga ko dutumiye abantu bose muri icyo giterane ingiri ry'ijabana urenze gatonya cyonga. Hanyuma Patrick na Life Radio turayitumiye. Murakoze cyane. Suhuza umuntu umwe. Ndagira ngo birumvikana ubuze ngo nsuhuze nahera twibagiye kuva ko turi abagabo. Ubundi mu itorero ryacu umuntu yivuga avuga yuko ari umugabo cyangwa ari umusore. Hanyuma dusuhuje Mama Debi na Mama Hirwa, ubwo nabafasha bacu. Reka amwisuhuriza ariko murakoze cyane. Nanjye ubwo ndasuhuza Mama Hirwa, ariko kandi rwose muzitabire abantu bari hafi y'ingiryi, abari hirya no hino mu mujyi wa Kigali, muzitabire mudushyikire muri uyu murimo mwiza. Murakoze. Akoze cyane Pastor, bahesha umugisha mu isengesho. Rero rwose bakora ibikorwa byiza. Ikintu numva nungukiye mu bintu bavuze nuko abanyarwanda bakwiye kugera ikirenge mu cyabo. Ibyo niba babikurikiye bafata ibyo bafite ibyo bakora bagenda babikore nabo, wenda umwuka wera babwira ibindi bongera, ariko barimo barakora ibintu byiza. Tubifuze kuzajyana igiterane cyiza, kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Kadushima Imana. Mwami Yesu turagushimiye ko ari wowe uhamagara abantu bawe kandi ukabashyiramo umutwaro wo gukora ibyiza. Tugushimiye iyi groupe ya Eli Elohe wahuje mu mpande zitandukanye twabyumvise z'iki gihugu. Mwami ukabashyiramo uyu mutwaro kuvuga ubutumwa, ariko kandi no kwifatanya n'abababaye mu mibabaro yabo. Ubaho umugisha. Kandi Mwami abaduteze amatwi bumvise iyi vision, bumvise uyu muhamagaro wa Eli Elohe, bakumva nabo bawukora, ubashyigikire kugira ngo dufatanye twese duhindure ubuzima bw'abanyarwanda ku bwa Kristo, ndetse no kugira ngo imibereho yabo igende neza. Urakoze ubashyigikire igiterane bategura kizabe cyiza, kandi ukomeze ushyigikire umurimo wawe muri rusange mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
tumushimire cyane Pastor Ndayizeye akaba ari umuyobozi w'urwego rwa Aumonerie. Asigaye mu kanya gato turakira Pastor Kim atugezaho ijambo ry'Imana uko bisanzwe, nyuma yaho turi buze kuba kandi dukomezanya kuza kugeza isayine. Komeza ugubwe neza ugenda ibihe byiza cyane kandi uko rushingira bize ko aba ari ugukubagana. Mu kanya gato ni Pastor Kim.